ikaze kuri ya YouTube channel yanyu. Luka ibice 13 umurongo wa 11 haragira ati asangamo umugore ufite dayimoni utera ubumuga. Uwo mugore yari amaze imyaka 18 ahetamye atabasha kunamuka na hato. Impamvu duhereye kuri umurongo nukubera ko uburwayi bwose uzajya ubona mu buzima bwawe ntabwo ari bwa burwayi busanzwe. Iki kintu umenye ubanza ukitondere. Uyu munsi ngiye kukubwira bimwe mu bintu birindwi biribuza kugutungura, biribuza kukwereka bimwe mu bizabikwereka ko uburwayi bwawe burya atari uburwayi busanzwe ahubwo ari uburwayi bw'abadayimoni cyangwa se buterwa n'abadayimoni. Nibwo tugiye kwinjiramo. Mbere na mbere ko turenga hano ndagusabye kugira ngo uhite ukora subscribe ndetse n'urenga hano utarakora na like kugira ngo ubashe umenye uburwayi bwawe n'impamvu urwara burya ntabwo ari uburwayi busanzwe n'abadayimoni baba buteye. Ibi bintu birindwi ngiye kukubwira nibyo bizakubwira ko uburwayi bwawe burya buterwa n'abadayimoni ndetse n'ubwo gusengera. Kimwe muzakubwira ko bwa burwayi ufite atari uburwayi busanzwe ari uburwayi buri spiritual. Aha rero uyu mugore yaramaze imyaka 18 ahetamye umugongo nkuko tubisomye mu gitabo cya Luka ibice 13 umurongo wa 11 atunamuka habe na hato. Yesu Kristo rero yamurambitseho ibiganza. Uyu mugore ahimbaza Imana aza gukira. Iyo urebye mu ubundi infirmity cyangwa se bura burwayi yari afite mu kirimi cy'ikigereki bakunda kubukoresha bavuga ngo ni insania, bivuze ngo ni ugucika intege cyangwa se ni intege nkeya cyangwa se kubura imbaraga. Uyu mugore kondisiyo yari arimo yitezwaga n'imyuka mibi cyangwa se imyuka mibi yari yaramwizirikiyeho ikamumaraho igihe kingana n'imyaka 18. Muri video rero niho nshaka kugira ngo umanze nkwereke bimwe mu bimenyetso bikwereka ko uburwayi ufite ni birwayi biterwa n'abadayimoni. Ndetse tutangiza umwanya munini reka tubanze tubyinjire mu byose. Mbere na mbere kimwe kizakwereka ko uburwayi bwawe ari uburwayi buterwa n'abadayimoni. Cyane cyane turahera kuri bwa burwayi bavuga ngo ni chronique cyangwa se bwa burwayi abadogiteri batabasha kukubwira ngo buterwa n'iki, ntibabasha kukubwira umuzi wabwo, cyangwa se mu bibazo byose waba urimo ukabona ni bwa burwayi mu by'ukuri ntabwo wavuga ngo bushingiye ku kintu runaka. Ni bwa burwayi buterwa n'ubwaribwo, ntabwo ari uburwayi bwose buri chronique. Ni bwa burwayi nawe ubwawe batajya bakubwira ikibutera. Niba ufite uburwayi rero buri spiritual cyane cyane ni bwa burwayi uzabona bumaze imyaka myinshi. Ntabwo ndi kuvuga bwa burwayi busa nkaho bwavumbuye, ahubwo ndi kuvuga bwa burwayi umaze igihe ufata imiti ariko mu by'ukuri ibyo ndi kuvuga hano ariko mu by'ukuri ukaburwara ariko hataboneka igisobanuro cy'ubwo burwayi cyangwa se ubwo burwayi ngo bubonerwe igisobanuro. Ikindi abadogiteri bose ugenda ujyaho bose ngo bagusuzume, uva ku bitaro ujya ku bindi, ujya ahandi, ujya ku bitaro byinshi bitandukanye wisuzumisha ariko ntibabashe kumenya ubwo burwayi cyangwa se ngo bakubwire inkomoko y'ubwo burwayi. Rero iyo nusanga uburwayi bwawe uva ahantu hamwe usuzumisha ahandi ujya n'ahandi ukabona ntabwo bari kubikubwira, uzabona benshi bakubwira ngo nagiye mu Kinyarwanda muri babavuzi ba gakondo mu badayimoni, nkaho wakirukanye ujya gusenga ushaka Imana ukirukanye ujya mu bindi. Ibi rero ntuzashidikanye, uzahita umenya ko ni spiritual attack cyangwa se ni igitero cy'abadayimoni. Bivuze ngo Satani agamije intego imwe yo kugira ngo atume uhangayika ucanganyukirwa, kubera ko iyo ucanganyukiye gutyo ukaba ubizi neza ko abadogiteri bakubwiye ko nta muti bafite, nta n'ikindi kintu bagukorera kugira ngo ubuzima bwawe bugire icyo buhindukaho, aho ni hahandi uzahita utangira ukava ku buzima bwawe ugatangira kwiheba. Mbere y'uko ubwo burwayi bubaho rero umubiri wawe mu bundi wari umubiri waguhawe cyangwa se wari umeze neza, ariko ubwo burwayi aho buziye cyangwa se kugaragara ko ubwo burwayi bwawe bikubera ikindi kimenyetso kigaragaza ko ari imyuka bisa nkaho iri gukora mu buzima bwawe ukurikije uko mbere byari bimeze. Abadayimoni rero bashinzwe kuba bagutera muri ubwo burwayi bwawe ni abadayimoni bigaragariza mu buryo butandukanye. Niyo mpamvu akenshi bari abadayimoni baba bafite imbaraga, akenshi bakunda guhabwa ndetse bakagira n'amazina ahuriranye na bimwe mu bice runaka bari kugutezaho. Buriya abadayimoni bagira ibice runaka bagenda bakoraho. Urugero, niba wenda umuntu yara atumva cyangwa se atanavuga, afite ubumuga cyangwa se baraje bamubuza kuvuga no kumva, uwo mudayimoni aba ari umudayimoni wo kumva no kutavuga. Akenshi rero yigaragariza muri uwo muntu agatuma uwo muntu atavuga ndetse atanumva. Uwo ni umudayimoni n'ubundi we ubudasanzwe ibyo bintu byose abikora. Rero
ubwo burwayi iyo buje kenshi uwo mwuka, ndetse uwo mwuka w'abadayimoni ni umwuka w'abadayimoni uba umeze gutyo nyine ufata iryo zina. Rimwe na rimwe umwanzi abikora ibi ngibi kugira ngo muri make, hari n'undi mudayimoni akoresha kugira ngo wenda abikore kugira ngo aguce intege, hari uwakoresha kugira ngo agukeneshe, aguture hasi, akubuze gutera imbere ku buryo bw'amafaranga. Isomye mu gitabo cya Mariko ibice 5, naho tuhabona undi mugore wari ufite ikibazo cyo kuva yaramaze imyaka 12 yarafashe amafaranga yose akayamara ajya kwivuza, ariko nta kintu kigeze gikunda, ahubwo byarushagaho kuba bibi. Ahari yo mpamvu rero buri source y'uburwayi bwawe haba hari umwuka ubiri inyuma, cyangwa se umwuka w'abadayimoni uba ubiri inyuma ushinzwe ibyo bintu. Ariko umugore nyuma y'uko arakimara gufata ku ikanzu ya Yesu Kristo, uko kuva kwe byahise bitangira birahagarara, ndetse ahita abasha gukira. Nawe birashoboka ko waba aragiye ku badogiteri benshi, ugerageza imiti myinshi, yewe uburwayi bwawe bugasigara n'ubundi butari kumenyekana. Icyo kizakwereke kimwe mu kindi kintu ugomba kwitondera. Niba abadogiteri bawe barananiwe kugira ngo bamenye uburwayi bwawe, bizakwereka ikindi gihe yuko ukeneye gushaka Imana, ugasaba umwuka wera kugira ngo ubashe kuguhereza gushishoza ndetse no gusobanukirwa, kubera ko ubwo burwayi bwawe bufite imizi, ndetse inyuma yabwo y'ubwo burwayi harimo umudayimoni. Wireka kwizera, wiva kwizima. Nk'abakristo buri munsi ugomba guhora mu mutwe wawe ushize mu mutwe yuko uburwayi ubwo ari bwo bwose ntabwo buri mu mugambi w'Imana. Nk'abana b'Imana ntabwo Imana yaturemye kugira ngo turware. Rero ahantu hose wigeze ubana n'uburwayi muri Bibiliya ntabwo bwigeze buza mu buryo bwiza, yewe kabone no n'ubw'isi uyitubamo uyu munsi ifata nk'uburwayi nk'aho ari bwo buzima bwacu bwa buri munsi, ariko uburwayi burya ntabwo bwari mu gice cy'ubushake bw'Imana, kuko Imana nta kintu na kimwe itabasha gukora, kuko ibasha gushobora ibintu byose. Iyo dusomye mu gitabo cya Luka igice cya 1 umurongo wa 37 haratubwira ko nta kintu kinanira Imana habe na kimwe. Ikindi kimenyetso cya kabiri kizakubwira ko uburwayi bwawe buri guterwa n'abadayimoni, ni bwa burwayi bugutera, ndetse bukaza bufite intego yo kugira ngo bwice mu buzima bwawe, kandi ubwo burwayi bukaba buze nk'aho twabwita ngo butera urwikeko mu buzima bwawe. Uburwayi reka mbusobanura ubwumve neza. Ubu ni bwa burwayi buza mu gihe wari ugiye kugira ikintu ugeraho. Urugero, reka tuvuga ngo buri munsi wenda ukunda kurwara mbere yuko ugira igikorwa runaka ujyamo, cyangwa se ikintu kidasanzwe cyari buteza imbere ubuzima bwawe. Wenda niba wari ufite breakthrough wari ugiye gukora, cyangwa se ufite breakthrough moment, cyangwa se wari ufite ikintu kidasanzwe wari ubashe kuba wageraho, ariko ubwo burwayi bugahita buza bukahita bugutera igihombo. Niba hari akantu runaka wari ugiye gukora kakaguteza imbere, ubwo burwayi bukaza buri munsi, ukaba waramaze imyaka myinshi uhomba, kubera ko ukunda guca muri urusobe, cyangwa se muri ibi bintu bigenda byisubira mu by'uburwayi, bigatuma utabasha kugira ngo ugire ikintu na kimwe ugeraho. Uburwayi busa nkaho buri mita capacity yawe. Umwanzi Satani akoresha uburyo bwo kugira ngo umugambi w'Imana ifite ku buzima bwawe urushaho gukendera. Iyo dusomye mu gitabo cya Yobu ibice 2 umurongo wa 7 n'umurongo wa 8 haratubwira hano muri Yobu ibice 2 umurongo wa 7 n'umurongo wa 8 haratubwira ati, nuko Satani ahera ko arasohoka ava imbere y'Uwiteka, ateza Yobu ibishyute bibi bihera mu bworo bw'ikirenge bigeza mu gitwariro, nuko yishakira urujyo rwo kwishimisha, maze yicara mu ivu. Umugore aramubwira ati, mbese n'ubu uracyakomeje gukiranuka kwawe? Ihakane Imana wipfire. Ibi byose rero Satani akimara kumuteza biriya bishyute na biriya bintu guhera mu bworo bw'ikirenge bwe, ibi byaje gutuma Yobu agira isoni, cyangwa se agira n'ipfumwe. Ibi byaje gutuma agenda agatangira kugira ikibazo, kubera ko n'ubundi Satani yari yamubujije uburyo bw'imikorere, uburyo bwo kugira ikindi kintu akora. Ubu burwayi bwe rero bwamuteye yuko Yobu kiragiye nta kintu na kimwe yari bubashe gukora mu rugo, ahubwo byari ugutegereza Imana. Rero niba nawe uri uwo muntu umeze gutya, ukunda kubona uburwayi buri munsi bukunda kuza mbere kugira ikintu ukora, cyangwa se bukakubuza kuba bwaza, bugahita bukubuza wari uri gupanga ibintu byo gukora, cyangwa se biri imbere bigiye kuguteza imbere, muri icyo gihe ugahita ubona ibyo bintu bije. Nubona ibyo bintu bije nta kindi kintu ugomba gukora, ukeneye guhita utangira kwiyiriza, ukagera mu masengesho ugatangira gusenga, ibyo byabasha kugufata.
byabasha kugufasha rwose bikagira ikuntu bihindura ubuzima bwawe. Ibi bintu ndi kukubwira nuramuka ubibonye mu buzima bwawe byatangiye kuza, tangira wiyirize, tangira ufate amasengesho. Igihe bizamara n'Imana izakikubwira ko uzakomeza gusenga, kuko Imana iravuga, ibyo byose uzagenda ubimenya. Nimukajye mubaho ubuzima nk'ubw'impumyi musa nkaho mutari kureba, mujye mureba, musenge, nafata ijambo ry'Imana urusome. Ikindi kimenyetso cya gatatu, guhora ugira inzozi mbi, kandi inzozi mbi zigahora ziza mu buzima bwawe. Kimwe mu bindi abantu badakunda kumenya, buri inzozi mbi nakubwira ngo ni CCTV kamera cyangwa se kamera y'ubuzima bwawe, ifotora cyangwa se ifirima buri detaye y'ubuzima bwawe mu buryo bw'umwuka, cyangwa se muri yo mu buzima bwawe ukuntu buhagaze mu buryo bw'umwuka. Buri inzozi zawe nizo zizakubwira ukuntu uhagaze mu buryo bw'umwuka, inzozi ukunda kubona. Rero umunsi uzakomeza kuba wabona za nzozi zitera ubwoba, zikunda kuza cyane cyane mbere y'uko urwara, ariko wawe zirota mu gitondo ukabyuka warwaye, ibi bisobanuye ngo umwanzi Satani aba ari kugushiramo uburwayi mu mubiri wawe. Urugero, reka tuvuge ngo buri munsi ukunda kugira inzozi, wenda uri kugira ibintu urya cyangwa se uri kugira ibintu unywa mu nzozi. Rero iyo ukangutse ugahita utangira guhita wumva urarwaye, ufite uburwayi runaka, ibyo bizakwereka ko umwanzi Satani yaguteyemo ibyo bintu cyagiye wari uryamye. Burya bya biryo uri kurya mu nzozi, bya bintu uri kugaburirwa, ntabwo aba ari ibiryo bya nyabyo, ahubwo biriya ni ibintu umwanzi Satani aba ari kukurema mu by'uburwayi, ari kugushiramo. Ndetse nk'uko tubisanze mu gitabo cya Matayo ibice 13 umurongo wa 24, turasoma n'umurongo aho w'imbere gato, nuko abacira undi mugani aravuga ati, ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we. Nuko abantu basinziriye, umwanzi araza abiba urukungu mu masaka aragenda. Ibyo rero umwanzi Satani yacunze usinziriye, nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira hano. Umwanzi Satani niho handi ninjoro aza agahita ashyira urukungu nyine, cyangwa se akagushiramo ibyo bintu byose. Bisobanuye ngo umwanzi nyine ni haba abonye icyagiye usinziriye, agatangira kuba yagushiramo ubwo burwayi bw'ahandi, ukanguka ukumva muri make warwaye. Nta kindi kintu nagushishikariza gukora rero, nakurikomandinga cyangwa se nagushishikariza kuba wabyuka ugahita usenga, kuko aba ari ingenzi cyane. Igihe ubyutse ukabona ibi ngibi, kandi igihe uzamara muri amasengesho cyangwa se igihe azangana, igihe wamara icyo cyose biterwa n'uko Imana iri kukushoboza cyangwa se iri kukuyoboza. Hari umugore umwe imyaka imwiciyeho, uyu mugore yaje kujya buri munsi agira inzozi mbi, akajya arota buri munsi ari kurya, yakanguka akabyuka yarwaye. Ibi rero buri munsi igihe yabaga akangutse yararukaga cyane, agakomeza kuruka ku buryo nta n'umudogiteri wabasha kuba yamuhereza igisubizo cyangwa cyo ngo amubwire inkomoko ya buriya burwayi. Aza kugisha umuntu imwe inama, uwo muntu amubwira inama y'uko agomba kuba yakiririza, kandi buri gihe byose ibyo byabagaho, buri mugore nyine yabaga yarose mu nzozi arya. Noneho yiyiriza umunsi ukurikiraho, atangira kuvumbura ko bya bindi byose, aho kugira ngo atangire kuruka, atangira kujya ajya muri toilette, byose bikagenda bimuvamo. Icyo gihe byagiye bimwereka ko Imana yagiye ikura uwo mwanda Satani yabaga yamushyizemo mu ijoro ugasohoka, ndetse ku buryo nta n'ikindi kibazo yongeye kugira. Nyuma yatangiye kumenya ko bwa burwayi yabyukaga yagize butangira kugenda gake gake, bugenda bushira, burinda buhagarara. Rero niba nawe uri muri abo bantu bakunda kugira inzozi ugakanguka warwaye, iki ni ikimenyetso kikwereka ko umudayimoni aba yakwatatse, kandi ugomba kwitonda ugahita utangira ugakora amasengesho, niyo abasha byibuze kuba yabasha kugukiza ukiyiriza. Ikindi kimenyetso cya gatatu, mu Kirundi babyita ngo ni ukwisonzesha. Ikindi kimenyetso gikurikiraho ni icya kane, bwa burwayi buzabasha gutuma ubwawe utangira kwihisha cyangwa se buzagutera isoni. Rimwe na rimwe Satani akunda guteza abantu uburwayi bukunda kubazanira isoni n'ikimwaro. Kuri bo wenda urugero, uri umuntu ushoboye kuba ugira uburwayi bushoboye kuba bwatuma umubiri wawe utangira gutanga impumuro itari nziza. Yewe uko ukaraba uko ariko kose, uko wisukura uko ariko kose, ariko umubiri wawe ugakomeza ugatanga bad smell, ugatanga impumuro mbi. Intego Satani aba afite ni ukugira ngo agusebye, agukoze isoni. Ibyo bituma abantu benshi bakunda kujya kwishyira isolatinga cyangwa se kwiha kato, bakitandukanya n'abandi. Ibyo
bituma gutuma umuntu agira isoni, akumva afite ubwoba bw'abandi bantu ariko batinya. Ibyo bituma nyine umuntu yiheba, nk'uko twabisanze muri cya gitabo cya Mariko ibice 5 dusangamo ya nkuru ya wa mugore waviriranaga amaraso. Ndetse ibi bigaragara uyu mugore yari yarasebye abantu bamwirinda, buri munsi bamuseba, buri munsi bamubusebya, bamuvuga amagambo menshi nawe yumva afite ipfunwe. Ibi rero yabimaranye iriya myaka yose igera muri 12 avirirana. Ibi bisobanuye rero nubwo yari yarababaye, yaraciye muri biriya byose yarababaye, nibwo cya gihe yagiye. Ndetse nyuma y'uko arakimara gukira, muri Bibiliya irabitubwira, ni muri Mariko ibice 5 irabitubwira uriya mugore na nyuma y'uko arakimara gukira, Yesu Kristo akimara uriya mugore yakoze ku ikanzu ya Yesu Kristo akimara kumuvura. Birabitubwira neza mu gitabo cya Mariko ibice 5 umurongo waho wa 33 haratubwira ati, uwo mugore aratinya ahinda umushyitsi kuko azi ikimubayeho, araza amwikubita imbere amubwira iby'ukuri byose. Birakwereka hano ko uyu mugore n'ubundi yakomeje gutitira, agira ubwoba nubwo arakimara gukira byose bikimaze kuba. Yari afite n'ubundi gutitira, n'ubundi yari agifite bwa bwoba, yari akibufite. Ibi kwereka ko n'ubundi yari afite isoni n'ubundi zari zaramukurikiranye, yari akimaze kugeza igihe nubwo Imana ari mukoreye igisuzuguriro. Ni nabyo byanabaye kuri wa mugabo wari ufite abadayimoni dusanga mu gitabo cya Mariko ibice 5. Uyu n'uwundi mugabo wabaga mu bituro. Uyu mugabo rero yari nawe yabaga mu bituro kubera abadayimoni bari baramwinjiyemo, baramufata, baramwigarura, baragenda bamuvana muri sosiyete, aragenda akajya aba mu bituro. Ndetse niba nawe uburwayi ufite bubasha kugukura muri community, bukabasha gutuma utekereza ko utagomba kuba hafi y'abantu, ibyo ntuzemerere kugwa mu mutego wa Satani. Iyo ni imitego ya Satani. Akenshi Yesu Kristo, abantu benshi ibintu batakunda kumenya, Yesu yaje muri iyi si yacu kugira ngo atwereke ko tugomba kubeshwaho n'icyizere, atugarurire icyizere mu buzima bwacu, twongere kubaho ubuzima bukwiriye, yongera duhuze n'abantu, ndetse no kongera kubaho ubuzima amaraso ye yabashe kutwunga. Amaraso yamenye ku musaraba, ni amaraso yaje kutwunga. Ikindi kimenyetso cya 5 ni ukugira imyitwarire iri fizike cyangwa se iri inyuma hano umuntu atabasha gusobanukirwa, unexplainable physical behavior. Imyitwarire y'inyuma ku mubiri inyuma umuntu atabasha gusobanukirwa. Niba ushaka kugira bwa burwayi bushaka kuba bwatuma umuntu yitwara abnormal cyangwa se akitwara mu buryo butari busanzwe, cyangwa se akazana ibintu biri violent, agakora n'ibintu bibi, agatangira kugaragaza ibimenyetso mu mubiri bidasanzwe, nyine akenshi ubwo burwayi nabwo butuma imico yawe ihinduka, cyangwa se n'imyitwarire ufite ukabona utangiye gukora ibintu bidasanzwe. Ibyo bizakwereka ko abadayimoni bakwatatse cyane, batangiye bari kugira ukuntu bahindura amarangamutima yawe, bari kwigaragariza mu buryo bw'agahinda, bw'umubabaro, ndetse no muri bwa buryo nakubwira ngo usa nkaho uremerewe. Abadayimoni bari kugukandamiza, ya myuka mibi yabasha kugwigarurira. Ukuri guhari, ubu burwayi abantu benshi basa nkaho rimwe na rimwe hari igihe usanga muri sosiyete barabunomarayizinze, barufashe nk'uburwayi busanzwe, bakabwemera ku isi hose, ariko mu by'ukuri ibi ntabwo ari ibintu bisanzwe. Ubu burwayi iyo bugaragaye ni uko ugomba kwitonda, cyane cyane yari uburwayi bushobora kuba bwaza ku muntu bugahindura imitekerereze n'imyitwarire, ukabona imico ihinduka, hamera nk'umuntu uhinduye imico, navuga ngo birahindutse. Cyane cyane ibi nicyo cyagiye ugomba kwitonda. Abantu benshi barabyemera, ariko mu by'ukuri ntabwo ari ibintu bisanzwe. Iyo dusomye rero igitabo cya Mariko ibice 9 umurongo wa 17 n'umurongo wa 18, aha ntabwo ahangaha turi buhatinde cyane kuko naho murahazi. Ibice 17 aragira ati, umwe muri bo aramusubiza ati, mwigisha, nkuzanira umwana wanjye utewe n'abadayimoni utavuga. Aho amusanze hose, iyo amufashe amadayimoni amutura hasi, akamubirisha ifuro, akamuhekenyesha amenyo, akamugagaza. Mbwira abigishwa bawe ngo bamwirukane, ntibabishobora. Arasubiza ati, yemwe bantu b'iki gihe batizera, nzageza he kubana namwe? Nzabihanangira kugeza ryari? Nimumunzanire. Baramumuzanira. Dayimoni abonye Yesu atigisa uwo mwana cyane, aragwa, arigaragura, abira ifuro. Yesu
ati yafashwe ryari? Aramusubiza ati yafashwe akiri umwana, kenshi cyane amuta mu muriro cyangwa mu mazi ngo amwice, ariko niba ubishobora tugirira imbabazi udutabare. Yesu aramusubiza ati uvuze ngo niba mbishobora? Byose bishobokera uwizeye. Uwo mwanya se uwo mwana avuga ati cyane ndizeye. Uwo mwanya se w'umwana aravuga ati ndizeye, nkiza kutizera. Yesu abonye iryo teraniro n'abantu rimushikiye biruka acyaha dayimoni ati yewe dayimoni utavuga kandi utumva, ndagutegetse muvemo, ntukamugarukemo ukundi. Ibi rero ni byanditse muri Matayo, muri Mariko ibice 9 umurongo wa 17 kugeza hasi, uko nagiyemo Mariko kugeza kuri 25. Ibigaragaza ko uriya mwana atavugaga, kandi mu gice cya 21 Yesu Kristo asaba papa uriya mwana amubaza ati byatangiye ryari kuva akiri umwana? Niko se yamubwiye, kandi nguriya mwuka w'abadayimoni akenshi ufasha uriya mwana umujugunya mu muriro cyangwa se mu mazi. Izo ndwara murazizi cyangwa se hano hanze murazizi, ndetse ushaka kugira ngo umurimbure. Ibisobanuye ngo uriya mwuka ugamije kugira ngo uriya mwana cyangwa se uriya mwana utumva utanavuga, ntabwo ari kumubuza kuvuga no kutumva gusa, ahubwo umujugunya mu buriro no mu mazi ugamije kugira ngo umwice. Ibyo byose uko ari bibiri byose umudayimoni wari ubizi ko, ndetse umwana aramutse aguye mu mazi yaruhama cyangwa se aguye mu muriro yashya, ndetse umudayimoni ushaka kugira ngo umuriganye umwambure ubuzima. Intego ni ukugira ngo utware ubuzima bw'umwana. Ibi rero ni kimwe mu bindi bintu nyine buzakwereka ko umudayimoni nk'uyu nguyu nugira ubu burwayi, ni bumwe mu burwayi buterwa n'abadayimoni, kandi busaba kwiriza. Ndetse nk'uko Yesu Kristo hasi mu murongo muto wo hasi abigishwa baregera Yesu Kristo bakamubaza ati ko twebwe twirukanye ubu abadayimoni nk'aba ngaba bakanga. Yesu akababwira ati nta kindi kintu cyatuma mubasha kwirukana umudayimoni nk'uyu nguyu atari ukwiyiriza no gusenga Imana. Rero utiyirije cyangwa se ngo usenga Imana, ntabwo bene bari abadayimoni cyangwa se imyuka wabasha kwirukana, ndetse utiyirije ngo yegere Imana. Ubundi burwayi ni bwa burwayi rero usanga muri make usanga ubundi burwayi bukurikiraho ni bwa burwayi usanga bwo mu mwuka, usanga imiti yose wafata cyangwa se imiti yose wafata iyo ari yose ntabwo ari ya miti yabasha kuba yagira ikintu gufasha. Ni ikindi kimenyetso cya gatandatu kizakubwira uburwayi bwawe kari ubuterwa n'abadayimoni. Ni bwa burwayi imiti yose wafata iyo ari yo yose ntabwo yabasha kukuzanira gukira. Ni hahandi buri munsi uhora ujya ku bitaro ukajya kwivuza ku bitaro bakuvura, ariko ukimara kugera mu rugo bwa burwayi bugahita butangira kugaruka. Mariko ibice 9 umurongo wa 25 Yesu Kristo akimara kubona abantu birukanse nibwo yirukanye iriya myuka mibi yari iriramurire muri uriya mwana. Aravuga ngo umwuka utumva utavuga ndakwirukanye kandi ntuzagaruke muri uyu mwana. Ibi rero impamvu Yesu Kristo avuze ngo ntuzagaruke ntukagaruke ukundi muri uyu mwana, nuko yarabizi neza ko uriya mwuka w'ikibi, ndetse nubwo wirukanywe hari igihe uriya mwuka n'ubundi ukunda kugaruka. Kimwe n'ibyo dusanga mu mugabo Yesu Kristo yabashe kuba yakiza amukiriza ku mazi. Ibi ngibi tubisanga muri Yohana ibice 5 umurongo wa 14. Ahangaha Yesu Kristo nyuma nibwo yaje kuba ahangaha nibwo abasha kuba yakiza uyu muntu. Yohana ibice 5 umurongo wa 14 haragira ati hanyuma y'ibyo Yesu amubona mu rusengero aramubwira ati dore ubaye muzima, ntukongere gukora icyaha utazabona ishyano riruta irya mbere. Rero Yesu Kristo hano aramubwira kubera ko nuriya mugabo yakije hano muri Matayo muri Yohana ibice 10 Yohana ibice 12 umurongo Yohana ibice 5 umurongo wa 14 amubwira ati ntuzongere gukira icyaha, ntuzongere gukora icyaha kundi kugira ngo ibyaha bitazongera kuba bibi cyane. Nuko arabizi neza ko uko yakongera gukora icyaha cyangwa se agasubira muri biriya byaha abadayimoni bagaruka bakarushaho kumwigarurira cyane, ndetse bikarushaho kuba bibi cyane, kubera ko abadayimoni baragaruka. Nkuko turebye muri Matayo ibice 12 turahera kuri umurongo waho wa
turahera kuri uyu murongo wa 43 aragira ati dayimoni iyo avuye mu muntu anyura ahadafite amazi ashaka uburuhukiro akabubura, akavuga ati reka nsubire mu nzu yanjye navuyemo, yagerayo agasanga irimo ubusa, ikubuwe iteguwe. Wihannye ibyaha Yesu Kristo yagukuyemo bya byose, umudayimoni akaza akabura hajya kandi yarakurimo. Bivuze ngo nubona umuntu nk'uwo ngo yirukanwemo abadayimoni, dayimoni hari igihe ashaka kugaruka ndetse yasanze hakubuwe, ngo hari igihe asanga yagera agasanga ngo irimo ubusa, ikubuwe iteguwe. Ngo niko kugenda akazana abandi badayimoni 7 bamurusha kuba babi, bakinjira bakabamo ibyo hanyuma by'uwo muntu bikarushaho ibya mbere kuba bibi. Niko bizaba kubiki gihe kibi kumwami Yesu Kristo avuga. Rero niyo mpamvu hariya nabo yakizaga bababwiraga ati nubwo yirukanwe mu dayimoni, ndakwirukanye dayimoni kandi ntukamugaruke mukundi. Ndetse n'undi aramubwira ati ntukongere gucuma urukundo kugira ngo ibyaye bitazaba bibi kurushaho, kubera ko yarabizi neza ko abadayimoni hari igihe bashobora kuba bagaruka. Rero Yesu Kristo niwe ubasha gukiza, ndetse n'abadayimoni bakwinjiyemo mu buryo bwari bwo bwose abadayimoni bakoresha Yesu Kristo abasha kubirukana. Komeza ushakishe rero Uwiteka, ubuvuzi bwa Uwiteka cyangwa se ubuvuzi bw'Imana nibwo bubasha kuba bwakuvura cyangwa se bukakuvanaho n'ibyo bintu abadayimoni babashe kuba barushaho kukwizirikira. Yesu Kristo ababarira ibyaha, akiza indwara zose, kandi ikindi hanyuma na nyuma ikindi kimenyetso kikwereka ko uburwayi bwawe businze imizi mu badayimoni ni kwa kundi n'ubundi uburwayi bwa n'ubundi iyo bushinze mu badayimoni bukujeho kuri buriya buryo, ariko bukaba busaba ko ugomba kujya mu isengesho ryawe, cyangwa se buri mwizera wese ugomba kuba niba ubonye ko niba uburwayi bwawe ubonye ko bufite bino bimenyetso nari nkubwiye, jya mu masengesho utangire winginge, kuko hari igihe rimwe na rimwe ibyo bimenyetso bishoboye kuba Uwiteka ibyo bimenyetso bibasha gukurwaho, kuko ikimenyetso kigaragaza ko abadayimoni bakwiziritseho n'ubwo burwayi guhora buza buri munsi bukaba bwakigaragariza muri wowe, cyane cyane bitewe n'uburyo witwara, imico yawe. Ariko ukamenya ko n'ubundi iyo wambaje Yesu Kristo ukaba ari we wiyambaza, ibi byose bibasha kuba byarangira kandi bikarangira mu buryo bwiza. Muri isi turimo rero usanga uburwayi, hari uburwayi bwinshi buri muri isi, abadayimoni bagenda bataza abantu benshi. Abadayimoni n'uyu munsi baracyakora. Rero mu butware Yesu Kristo yadusigiye, nuko yadusigiye kwirukana ufite Yesu Kristo muri we, akabayoborwa n'umwuka wera, azabasha kwirukana abadayimoni nk'uko none muri Mariko abitubwira neza. Kimwe mu bimenyetso ni ukwirukana abadayimoni, ndetse nk'uko twahawe ubushobozi bwo kwirukana abadayimoni n'imbaraga z'umwanzi zose, kumunesha zose, kunesha imbaraga z'umwanzi zose, nibyo umuntu wese wizera muri Yesu Kristo yabasha guhabwa. Ndetse birasabwa kugira ngo niba wamaze kubona ibi byose ubona uburwayi n'ibi byose, ambara za ntwaro z'urugamba zibasha gutuma ubasha kunesha umwanzi Satani, ukabasha kumwirukana, maze ukareba uburyo Imana izatangira kwigaragariza muri wowe. Nawe utangira ugandukira Imana kandi wange Satani, nawe azatangira guhunga. Reka dusengere iri sengesho hamwe, namwe mwese mwari munaniwe, kandi nawe ubihere ku mutima iri sengesho turisengere hamwe. Data wa twese uri mu ijuru, tuje imbere yawe duciye bugufi, ndetse n'aba bantu bose abadayimoni binjiyemo mu bitekerezo, mu myumvire, ndetse turasabye Yesu Kristo kugira ngo ubashe gukiza aya moko y'indwara zose abadayimoni bagiye bateza. Ndetse Nyagasani, kubera ko tuzi neza nk'uko Yesu Kristo yagendaga akiza indwara zitandukanye, kuko yari ari kumwe nawe, turabizi neza ntago ari ubushake bwawe kuba abana bawe bakomeza gukandamizwa n'umwanzi Satani. Mu izina ry'umwami Yesu wacu Yesu Kristo rishobora byose, mfasha ubutware bwose bw'abadayimoni, bushyize hanze n'uburwayi bwose mu izina ry'umwami Yesu Kristo, n'uburozi ndetse n'imbaraga z'umwijima, nk'uko ijambo ryawe ribivuga muri Yohana wa mbere ibice 3:8, rikavuga ngo umwana wawe yerekaniwe kugira ngo akureho imirimo yose ya Satani, kandi nta ntwaro n'imwe yaremewe kuzarwanya abana bawe izagira ikibatwara. Buri bitero byose by'umwanzi Satani turabyirukanye mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Buri buhanuzi bw'ibinyoma buri ku buzima bwacu turabyirukanye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nyagasani, ndagusabye kugira ngo urekure imbaraga zawe zikiza zigere ku mibiri y'uri kunyumva, yunkurikiye wese muri aka kanya, n'uri kuyumva ndetse n'uwari gusengera uwari we wese.
imbaraga zawe z'ubuzima zigere kuri buri buzima bw'umuntu wese uremerewe, buri gice cyose cya buri muntu, buri ngingo zose z'umuntu ubabajwe n'abadayimoni uri gukurikirana iri sengesho, buri ngingo zabo zibashe gukira, kandi buri ndwara zose uzirukane guhera mu mizi yazo, uburwayi bwose bubashe gukira. Nirukanye imbaraga z'abadayimoni zose mu izina ry'umwami Yesu Kristo, izigarura ibitekerezo byabo, umunezero utanga ari ubasha gutura mu mibiri yabo, kuko inguma za Yesu Kristo ariho twabashije gukirira. Nsabye gukira mu izina ry'umwami Yesu Kristo kuri buri buzima, kuri roho zabo ndetse n'imibiri yabo, ibashe kuba yabona ubwisanzure butangwa nawe. Ubarindishe abamarayika bawe bera n'imitima yabo uyuzuzemo imbaraga n'intsinzi buri rugamba rwose bari guhura narwo, kuko nta ntwaro yaremeye kuzarwanya abana bawe izagira ikibatwara. Tubisabye kandi tubyingingiye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi ushimwe uhabwe icyubahiro Yesu Kristo. Umuntu wese ukurikiranye iki kiganiro umugisha. Amina. Nawe urakoze kuba kurikiranye YouTube channel yacu, ntugende udakoze like, ntugende udakoze na subscribe, kandi usharinge ndetse amina muri comment.